Tubona umuntu ari gufata imbunda bigaragare yuko hari umuntu agiye kugirira nabi. Duhita tubona wa mugabo witwa Gakwaya arimo kuvugira kuri telefone, ibintu byakomeye. Ubundi duhita tubona cya cyihebe kiri kumusatira, Gakwaya wakomeza kuvugira kuri telefone ariko atazi kiri inyuma ye. Ngicyo kikajya kimusatira, ubundi ari nako kigenda mu biti kiruka kigacena, ubundi kiza gake inyuma ye. Icyo cyihebe cyacunze Gakwaya yatwawe na telefone igihe yari ari guhamagara Pazo kugira azamuhereza amafaranga ye, ubundi aramucunga neza yirasa hepfo. Icyo cyihebe nacyo gihita gifata umwanzuro wo kumwataka kimuturutse inyuma kugira kimutunge imbunda yo mu mutwe, ku buryo kirahita kimwaka ibyo yari afite byose. Gahunda y'icyo cyihebe yaje gucamo nk'uko yari yayipanze. Icyo cyihebe cyambura Gakwaya n'ubundi bintu byose yari afite, Gakwaya asigara ari imbwa rubebe.